Uwiteka akomeza bwishimo n'icyubahiro. Mbona akanya ko kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tugiye gutangira iteraniro ryacu ry'uyu munsi. Turasoma ibyanditswe kugira ngo duhite dutangira iteraniro ryacu ry'uyu munsi. Turasoma muri Samuel wa mbere igice cya gatatu. Turasoma muri murongo wa 7 kugeza kwa 11. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel yari ataramenya Uwiteka kandi atarahishirirwa n'ijambo rye. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: mais voici, et tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Uwiteka ahamagara Samuel ubwa gatatu. Arabaduka asanga Eli ati nditabye kuko umpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana. Et il dit à Samuel: va, couche-toi. Si l'on t'appelle, tu diras: parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Niko kubwira Samuel ati genda subira kuryama. Niyongera kuguhamagara umusubizo uti Uwiteka vuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Samuel asubira kuryama aho yarari. Et l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: parle, car ton serviteur écoute. Maze Uwiteka araza ahagarara aho aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samuel, Samuel. Nawe ati umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Alors l'Éternel dit à Samuel: voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Nuko Uwiteka abwira Samuel ati dore nzakora ikintu muri Isiraheli, uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Aya magambo niyo dutangije iteraniro ryacu ry'uyu munsi, nk'uko tuyasomye mu gitabo cya Samuel wa mbere igice cya gatatu umurongo wa 7 kugeza kwa 11. Ingorane ziriho nk'uko muri iki gihe cya Samuel zari ziriho. Izo ngorane nuko mu gihe Imana itayishuriye ubushake bwayo, abantu bahura n'ibibazo byo kwitaba abantu. Imana igahamagara hirya no hino, abantu bakitaba abantu, nk'uko byari bimeze muri iki gihe cya Samuel. Imana nta kintu ishobora kuvuga mu gihe abantu bitabye abantu. Mu gihe Imana ivuga mu gihe abantu baba bateze ugutwi, bagaha n'umwanya Uwiteka kugira ngo agire icyo ababwira. Mu gihe abantu bitabye abantu, Imana ntabwo ivuga. Nizo ngorane ziriho henshi. Ariko n'abo bantu, abo bantu babitaba mu gihe baca akenge, nk'uko na Eli nawe yaciye akenge, aravuga ngo uyu mwana ko arimo kurindagira aza kubunesha umwanya anyitaba, kandi ntabwo nigeze muhamagara. Ni Uwiteka urimo kumuhamagara, ariko kubera kudasobanukirwa ubushake bw'Imana akitaba abantu. None wa mwana we ntiwongere kuza
niwumva ijwi uvuge ngo umugaragu wawe yiteguye kumva icyo Uwiteka avuga. Nicyo cyatumye gahunda zose tuzihagarika kugira ngo tuze hano twumva icyo Uwiteka aza kutuganiriza mu ijambo rye. Nicyo cyatuzinduye. Ubundi twari kwikomereza gahunda zacu, ariko twabashe gushyira ku ruhande gahunda zacu z'uyu munsi tuza hano. Mu gihe umutima wawe, mu gihe twicaye hano, ukaba wemereye umwami ngo akuganirize, arakuganiriza. Ariko mu gihe utabikoze, ukaza mu materaniro ukicara no mu ntebe udafite umutima wo kumva icyo umwami avuga, urataha maramasa. Kubera ku materaniro harimo abantu b'ingeri nyinshi. Hari abaje kureba, hari abaje ariko hari n'abaje bafite uwo mutima kuvuga ngo Uwiteka niteguye kumva icyo uza kumbwira. Naho ngaho Samuel nawe yahise yumvira, avuga ntabwo nongera kwitaba Eli, reka mbikore nk'uko abimbwiye. Kubera ko ikintu tugomba gusobanukirwa nuko Imana ntabwo ihuzagurika. Imana ifite abayo. Imana ntabwo, Imana irakora, ariko ica mu bayumvira igasohoza umugambi wayo nuko ikora. Ariko ikorana n'abantu ifitanye gahunda, ntabwo ipfa gutoragura. Ntabwo ikorana n'inkonda rubyino. Imana ikorana n'abantu ifitanye nabo gahunda kuva na mbere. Nubwo abantu bavuka umuryango ari benshi, ariko bitewe n'iyo gahunda Imana iba yapanze, abandi irabareka bakikomereza gahunda zabo. Ariko uwifitanye gahunda ni Imana imusanga ikamwishurira, noneho ikamumenyesha n'ubushake bwayo. Niyo mpamvu ntukazaza ugira imbabazi za kimuntu ngo bene wacu abo mvukana nabo, abo tuvukana ko bo batabasha. No, ntabwo ari uko ngo bimeze. Imana izabayo kuva isi itari yaremwa. Ni gahunda turimo. Niyo mpamvu mubona na hano ihamagara Samuel inshuro hafi 4. Ntabwo irambiwe ngo ivuge ngo ubwo arimo kurindagira reka mpamagare Ndereya. Oya, Imana ntabwo ikora gutyo. Iba ifitanye gahunda n'abantu. Niyo mpamvu natwe ntabwo ari n'ibintu by'ubwiyemezi. Turi muri gahunda ihamye y'Imana. Turi muri gahunda ihamye. Uko Samuel bagendanye n'Imana, uko Eli yagendanye n'Imana, uko Yohani Umubatiza yagendanye n'Imana, uko Simeoni, Elizabeth n'abandi, Imana yabashe kubegera, ikibabwiye bakacyumvira, bakagikora. Nuko na gahunda imeze muri iki gihe. Nta bintu byo guhurura. Urahurura mu biki? Ntabwo ari ibintu byo guhurura. Nta bintu byo guteza ubwega. Ngo bene wacu bagiye gupfira mu byaha, noneho njyewe Imana yamishuye. Niba bo itarabishyuye biraho ngaho. Noneho kuri iri jambo tugiye gutangira, twatangije amateranyo yacu y'uyu munsi. None Samuel atomoye aravuga ngo Uwiteka umugaragu wawe yiteguye kumva icyo mubwira. Natwe mu gihe turi hano imbere, abo Imana yahaye ugutwi, abantu bose ntabwo bafite uko gutwi.
nubwo abantu bose babangura amatwi yabo, ariko ari amatwi Imana yahaye abayo, n'amaso Imana yahaye abayo, mu gihe iserutse bakayibona, mu gihe ivuze bakumva. Nabo ngabo nibo ijambo riba riyiziye kugira ngo Imana ibamenyeshe ubushake bwayo. Abantu bashobora kwicara mu iterana ari benshi, ari igihiriri, kandi bose babanguye amatwi, ariko hari abantu bafite amatwi Imana yahaye n'amaso yo kubona mu gihe Imana itambutse. Abo ngabo nibo ijambo riba ryamanukiye kugira ngo bakire, bamenye ubushake bw'Imana, none Imana ibashoboze babashe gushyira mu bikorwa icyo Imana yabayishuriye mu ijambo ryayo. Uwiteka, niteguye kumva icyo umbwira. Muri ako kanya none Imana ibumbura umunwa. Ntiyaraye isi navuga ngo ngiye gukora ikintu umuntu wese azumva, yumva umusatsi uvuye ku mutwe. Kandi Imana yarabikoze. Yabashe guhana abana ba Eli babaye ibigoryi. Yaje no kuyira igihe bite n'ubwo bugoryi bwabo, bafata isanduku ngo bagiye kurwanya Abafilisitiya, barayibambura, bica n'Abisirayeli benshi. Ni ibyo ngibyo n'igihe twumva n'ijambo ry'Imana, kubera ko twe turi muri gahunda ihamye. Imana yiteguye gukora ikintu gikomeye ku banyamahanga. Abanyamahanga ibyago bibategereje, abari muri gahunda y'Imana ibyo nabo bahurire nabyo, ariko ibyago abanyamahanga bagiye guhura nabyo ni ibintu bikomeye cyane, n'agaruriro. Niyo mpamvu ubutumwa bw'igihe bwaje kugira ngo butambuke, bubere imburo ku isi hose, hasigaye Imana ikora icyo igomba gukora. Niyo mpamvu tuba turi hano, Imana idushishikaza gukunda ibyayo no kuyihambiraho. Dukeneye kumenya icyo umwuka abwira itorero kugira ngo tumenye icyo Imana idushakaho. Ntabwo ari ukuza amateraniro uvuga ngo ngiye kureba abateranye, ngiye kugira ngo wenda mureyo n'inshuti. Ibyo ni ibintu byo hasi cyane. Ndebuza kubwiriza noneho oya, ni ukugira ngo twumve icyo umwuka abwira itorero naryo rigashishikazwa no gushyira mu bikorwa ubushake bw'Imana bitewe n'intambwe tugezeho. Ayo ni amagambo dutangije iteraniro ryacu ry'uyu munsi. Turahaguruka twishima imbere y'Imana, buri wese agira icyo abwira umwami. Data wa twese uhoraho, Mana ya Abrahamu, Mana y'Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'abahanuzi, Mana y'intumwa, Mana y'abera batubanjirije, Mana y'abera, turi hano uturebere gusa munsi y'amaraso, amaraso yawe, amaraso afite agaciro. Ubugingo bwawe nibutuvugire. Duserutse imbere yawe nta n'umwe ukwiriye, nk'uko tumaze kubyumva mu ijambo dutangije iri teraniro. Mwami, udushoboze kumva icyo umwuka abwira itorero, ushoboze n'umuvugabutumwa mu gihe ahagaze hano, umwuka wawe wera abe hejuru ye, gusigwa kuraba kuri hejuru ye, natwe kutugereho. Mu gihe ijambo ryawe ribwirijwe, wowe ushinzwe kurihamiriza. Icyatumye iryo jambo riba rimanutse, Mwami, ukagisohoza. Wadushoboje kugera hano, tukaba tubigushimiye. Utangirane natwe, usohozanye natwe. Umwanzi ntabwo yari yava ku izima mu gihe
yagaba n'ibitero hano kubera ko tuba duteranye mu izina ryawe mwami, mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima wowe wabashe kuzihasha no kuzinesha ari Golgota, ni muri iryo zina riri hejuru y'amazina yose, imyuka yose mibi mpagaze mu ishyano ryawe, iyo myuka ndayicyashe, gusaba ko umwuka wawe wera gusa amanuka atuyobora, asoza n'ibijyanye n'ijambo tuza kumva. Mwene data yatumenyeshe ko arwaye, ntabwo abashe guterana. Icyo ngusaba wowe wenyine ugera hose icyarimwe, umube hafi, umurambure wo kugwa ubushobozi, utangire natwe usozanye natwe, ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo bisabye, amen. Yesu Kristo ahimbazwe cyane kubw'ubuntu yatugiriye no kubw'ineza atugiriye mu gitondo cy'uyu munsi, kugira ngo dushobore kuboneka imbere ye. Azi neza icyo dukeneye, impamvu duterana, sibyo? Tukaba tutizera Imana y'amateka, twizera ndiho Yahweh Shammah, l'Éternel est ici, niwe twizera. Niyo mpamvu tutemera imikorere y'inkundarubyino yo kwigisha amateka y'Imana, amateka ya message, amateka y'abakozi, kuruta uko umwuka ubwe akora. Iryo ni ihame rikomeye mu itorero ry'Imana nzima, ni naryo hame shingiro. Umwami wacu yaravuze ngo kuko ndiho namwe muzabaho. Umwami wacu yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzabana namwe. Ngo uwo mwuka w'ukuri niyaza azabayobora mu kuri kose. Ntabwo azavuga ibye, azafata ibyanjye abibamenyesha. Niyo mpamvu azambesha icyubahiro. C'est la présence de Dieu dans son église. Ni ukuhaba kw'Imana, sinzi muregere iryo jwi, mu itorero ryayo. Iryo ni hame, twese abana bato mu bwami turi abana bato, kuko umwami yavuze ngo ndagushima data mwami w'ijuru n'isi, ko ibyo wabihisha abanyabwenge ukabihishurira abana bato. Ibyo dushobora kubifata nk'ibintu byoroshye, nyamara birakomeye, kuko kubona Imana ni ubuntu, kubona Imana ni umugisha. Niryo shingiro n'igisobanuro cyo guterana, ni ukuba tuba tuzi ko Imana ivuga, kandi umwana w'Imana akaba adatungwa n'inkuru mbarirano, ariyumvira. Ndagira ngo mwumve neza ishingiro ryo guterana. Nta dini ridutegeka, ntawe duha raporo, nta bitabo twandikamo abakristo kuko ntitubazi, nta yindi mpamvu ituma duterana, ntawe utubara, ntawe ubiduhembera, ntawe dushaka kunezeza hano ngo wateranye. Ni ihame rikomeye, buri wese abazi ko Imana ivuga, akavuga ngo
y'abera bateranye. Umwami wabo aramanuka akavuga, kandi umugore wanjye ntazaza ngo nsubiriremo, umugabo wanjye ntazaza ngo nsubiriremo, n'utamufite rwose ukavuga ngo ni ukwiyumvira. Nibyo, c'est ça l'essence. Iyo niyo mpamvu ndagira ngo mu byifuzo dutura Imana icyo guterana kiza imbere, sibyo? Kubera yuko Imana ntiyaguha umugisha ngo ushyiremo ibihato, sibyo se? Igihe ibyo ukora nirangiza ibishyiremo imbogamizi zikubuza, nk'uko twabyumvise mu ijambo rya tuyoboye, kugira ngo Uwiteka avuge twumve. Kandi mu bihe bituri imbere, uruziga rw'Imana turabyemeranya ko rutazarushaho kugenda buhoro, ruzarushaho kwihuta. Nk'uko kugira ngo indege iguruke, ntabwo moteri zigenda zigabanuka imbaraga, ahubwo zigenda ziyongera. Kandi uwo muvuduko ushyira izamurwa nta handi uzakorera, c'est dans la parole de Dieu, ni mu ijambo ry'Imana, cyane cyane ribwirijwe. Nibyo? Niyo mpamvu Imana, mbabarire ndaje dusome, iduhana umugisha kandi dushoboze. Nta kindi twakora uretse kumvira umwuka, nta kindi twakora uretse gutega amatwi icyo umwami atubwira mu ijambo rye bwite. Abantu barahagarara kuko Imana itanyura mu ibati, kuva kera Imana ikorera mu bantu. Niyo mpamvu no kuyibona biraruhije, si byose? Icyo gituma umwami wacu yavuze ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazasitaza. Bivuze ko gusitara ku mikorere y'Uwiteka nibyo bisanzwe, kutabisitaraho ni exception, ni umugisha. Imana idushoboze kuko ikorera mu banyantege nke, igakorera mu nzira ziciye bugufi, igakorera mu bantu basanzwe nkatwe. Biragoye kumva ko umuntu yaje kumva icyo Imana ivuga kandi azi ko ari Tomasi uri buhagarare hano. Urumva bitagoye? Ngiye kumva icyo Imana ivuga, uzi ko Yozefu ari buhagarare hano. Rimwe na rimwe ufite nuko ubafata abo bantu guciriritse. Ese iyo Mana nshatse nakwisengera, nshatse nagira gute? Nihagira akantu kakwagaza gutyo, uzajya ukubwira uti mva inyuma Satani. Imana ikorera mu bukozi bwayo. Umwami aturemera icyo kirere. Ibyo byose tutabishobozwe n'ubuntu bw'Imana ntabwo twabigeraho. Imana yerekeze ubuzima bwacu n'akazi kacu n'umugisha iduha, sibyo? Tubigira icyifuzo, ibyerekeze mu buryo bitatubera imbogamizi byo kugendana niyo soko itanga uwo mugisha. Birashoboka, kandi iyo itaji tuyihuriyeho. Iduha ubuzima bwiza, iduhe imitima ikeye, kandi yihindukirize kugendana nayo. Turi mu ijambo rivuga ngo imbabazi zihoraho z'Imana nzima. La miséricorde éternelle du Dieu vivant. Turasoma mwene data adufashije muri Zaburi 136, kubera ko turi buyisome yose tugihagaze. Turasoma gusa umurongo wa mbere n'uwa kabiri, indi turayisoma twicaye. Mwene data dusomere Zaburi 136 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, indi mirongo turayisoma twicaye. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana nyamana, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana nyamana, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amen. Twicare, umwami Imana asuka umugisha we utagabanije ku ijambo rye rimaze gusoma. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza. Louez l'Éternel car il est bon. Yuko ari mwiza.
C'est la bonté. Ce n'est pas la beauté. Yuko ari mwiza si ishusho y'inyuma, ni umutima. Nibyo? Yuko ari mwiza ni umutima. Sibyo? Ikintu cya mbere kiranga umutima mwiza ni umutima w'urukundo. Ese Uwiteka ni mwiza? Uwiteka ni mwiza, ni Imana y'urukundo. Haleluya. Ni Imana y'imbabazi. Ni Imana igira ibambe. Ni Imana y'inyamurava. Ni Imana yihangana. Ni Imana yuzuye ibyiza byose. Niyo mpamvu natwe nk'abana bayo niyo tubikomoraho. Dawidi ntabwo ari urwiganwa. Ese Dawidi yabonye ineza y'Imana? Tuzi ubuzima bwa Dawidi, turabyemeje twese ko Dawidi yabonye ineza y'Imana. Ntabwo avuga amagambo, arahamiriza ikimurimo. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza. Twese dushimire Uwiteka yuko ari mwiza. Amen. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ese Dawidi arazizi? Murebe ubuzima bwa Dawidi. Dawidi bisobanura bien-aimé de Dieu, uwakunzwe n'Imana. Imana yamutanzeho ubuhamya, iravuga ngo nabonye umuntu umutima wanjye wishimira. Ntago namenya icyo Imana yabonye, ariko ugenda cyemera kuko Imana yakivuze. Hari icyo yamubonyemo, si byose. Ariko natwe turebye ubuzima bwa Dawidi, hari duke dushobora kubona tutitaye ku ntege nke ze, ariko hari imico dushobora kubona mu butwari bwe, mu guca bugufi kwe, si byose, mu kwihana kwe. Imana hari icyo ituziho cyiza. Ntimwisuzugure kuko Imana ntiyabuza bihamagara. Sibyo? Imana ntabwo itoragura. Imana ifite intore zayo, kandi kugira ngo yemere kuzigira intore ifite ikiziziho. Ibyo bigukomeze byanga byakunda, nubwo uri mubi, nubwo ndi mubi, nubwo turi babi nk'abantu, ariko hari icyo Imana yatugomwe. Ndabona Imana idahubuka, Imana ikora ikizi kugira ngo ikugenere kuba mu mugeni wayo. Hari icyo yakugomwe. Haleluya. Icyo yakugomwe nikishingiraho. Ibindi by'amashwara byambaraje by'inyuma ntabwo Imana ibyitayeho. Irareba uwo mwihariko itabonye mu bandi. Haleluya. Il y a une particularité qui ne se trouve pas dans les autres. Hari umwihariko utari mu bandi bantu. Ngiye niko numva nabihamiriza bitewe n'ikirere uko ijambo riba ryamanutse. Byanga byakunda, hari kidasanzwe Imana yatubonyemo. Si ariko twe ntabwo tukizi, ariko yo irakizi. Haleluya. Kubera ko iyo umuntu yirebye nk'umuntu ntabwo yarakwiriye ubu buntu, ariko ineza y'Imana irigenga. Simbizi wowe, wenda wowe iyo wirebye ubona ufite agahenge, Imana wowe wenda data hari icyo yaguciye, ngiye ntacyo mbona kuri jye. Wowe simbizi, ariko sha reka nkubwire, umuntu wa kamere, umuntu wabyawe n'umugore nk'uko Dawidi abivuga, umuntu wakomotse mu kugwa, kuba umuntu byonyine birahagije kugira ngo ube mubi. Niyo mpamvu umufarisayo yaraje, cyangwa se umuntu simbizi, murahabona aramubwira ngo mwigisha mwiza. Umwami aramusubiza ngo munyitire iki mwiza? Ku mwiza ari Imana yonyine. Si Imana yabivuze? Umwiza ni Imana yonyine. Niko bimeze? Umwiza ni Imana yonyine. Ariko iyo Mana nziza, iyo Mana nziza ifite umugambi, ifite ihanga, ifite itorero, ifite umugeni, ifite abana.
kandi abo bana ntibazi. Kwibona muri bo ni igitangaza, kwibona muri bo ni umugisha, kwisanga uri muri bo. Mu by'ukuri bavandimwe, nta ruhare wabigizemo, kuko uramutse warabigizemo uruhare ntabwo waba uri intore, waba uri umufarisayo waje gushuka abantu ubanje kwishuka. Ariko uwizeye yahamagawe, uwizeye agiriwe ubuntu, nta ruhare abigiramo. Niyo mpamvu uwirata yirate Uwiteka. Arabikwiye kubera ko yatugiriye imbabazi, ntacyo twatanze. Soma mu Befeso 2 murongo wa 8 kugeza kwa 10. Soma wenyine, ntago tujyana. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Buretse gato wicare, ibyo ntawabisobanura birutaho. Ntawasobanura ihame, iryo hame kuruta uko ritangajwe. Mwakijijwe n'ubuntu, ubwo buntu butuma mwizera, sibyo se? Kandi yizera uhishuriwe. Ni ukuvuga ngo utizera ubwo buntu ntibwamugezeho. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, iryo ni hame. Byavuye he? Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni ingabire y'Imana, ni impano y'Imana. Nibyo mu kanya twahamirizaga ngo nta ruhare twagize kugira ngo tube abana b'Imana, tubone ineza yayo. Ndetse no muri uru rugendo nta ruhare ni nko kuvuga ngo hari icyo wongereye Imana, iyo utagikora ako gakiza ntikari kuboneka. Hari igihe se, niyo mpamvu n'abagerageje kumuherekeza na ba Petero byarabananiye. Yagombaga kubabazwa wenyine, agakozwa n'isoni wenyine, sibyo? Akambika ubusa wenyine, agakubitwa wenyine, akabambwa wenyine, agataka wenyine, sibyo? Akazuka, akagaruka, akubaka itorero rye. Niyo mpamvu icyubahiro cyose ntawe bakigabana, ikuzo ryose ntawe tuzasengerera la gloire de Dieu, ngo ni umugaragu w'Imana, ngo ni umuhanuzi, ngo ni iki, ntibishoboka. Nta n'akavungukira. Toute la gloire lui appartient. Icyubahiro cyose ni cye, ikuzo ryose ni rye mu bo yacunguye. Mwuka waza avuguruza ibyo waba ari uwo mubi. Niyo mpamvu hagati y'abana b'Imana kwishakira icyubahiro ntibijya bihabwa intebe. N'umwuka usa n'uwo wakwamaganirwa kure. Ntibikabayobere ngo mushake kwigereranya n'andi mahanga afite abami, afite ibikomerezwa n'abantu ahakwaho batari Kristo. Ntabwo byashoboka, sibyo? Ubu koko dukeneye umwami utari Kristo? Hari undi dukeneye? Ntabwo abantu babivuga n'umunwa ngo uri umwami, ariko imyitwarire yabo nuko bafata babategeka bigaragaza ko hari ukundi babafata, kandi ikibibatera niko baba barigishijwe. Tukaba dushimira Imana rwose ko nikorayizme itaza gukunuka hano. Icyubahiro ni icy'Uwiteka none n'iteka ryose. Umwami wacu ahimbazwe. Ngo impamvu mutinye icyubahiro ngo namwe ntabwo muri abapasiteri, turamaze, sibyo dona? Ushaka abajya kubera abagaragu azabaha, ariko se mwabaretse mutabazi, mbabarire.
ibi ni byiza kubera ko twebwe ikidukwiriye no kutuba abana mato, sibyo? Tukizera Imana ikomeye, sibyo? Nuko tuba boroheje tukizera Imana y'imbaraga, nuko tuba intama tukagira umushumba ari we Yesu Kristo, umwungeri mwiza. Muri Yohana 10 niwe wabitangaje ngo je suis le bon berger, nijye mwungeri mwiza. Ariko umwungeri mwiza umuntu yabaho? Nubwo wavuga ngo uri pasiteri, ese uri mwiza? Ufite umutima nk'uwa Kristo? Ese ni wowe wavuga ngo muze mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura? Ntabwo wabishobora. Unaniwe n'uremerewe asanga Yesu. Ngo noneho niba mutazi gutura abantu imitwaro ntimuri abapasiteri, sawa? Ariko twe tukwereka uyishyira. Abantu batonda umurongo hariya ku biro 90% muri mwe ntabwo murinjira muri iriya biro. Mwari bwahinjira? Mwari bwahinjiye ha? Hari icyo bibatwaye? Ariko ejo bundi turimo kwishimira ko Imana yadushoboje inyubako kuri le 26 tuzabazungurutsa ahantu hose. Ariko nta kintu kirimo. Ikintu kiri hano, Imana iri mu ijambo ryayo, tukaba tumushimira yuko ari mwiza n'ineza ye n'ubuntu yatugiriye. Cyo tumusaba, ineza ye idupfira ubusa, kandi ntabwo azareka idupfira ubusa, kuko niwe uzi icyo yatugomwe, niwe uzi icyo yatubonyemo, bituma aduha impano, bituma atwishurira, bituma duha kumumenya. Hano ku murongo wa 2 muri Zaburi 136 nimwumve, mwene data dusomere. Nimushime Imana nyamana kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana nyamana kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Muri icyo kintu nimushime Imana nyamana, nuvuga ko Imana ni nyinshi. Kugira ngo ubone imbabazi z'Imana turimo kubwiriza zihoraho iteka ryose, nuko umenya Imana y'ukuri. Nimushime Imana nyamana. Dawidi yari yaramenye Imana nyamana. Ikintu cya mbere dushimira Uwiteka no mu mucyo w'igihe cyacu no muri message y'igihe cyacu, nuko kubw'ubwo butumwa binyuze mu muhanuzi w'igihe cyacu, Imana yongeye kwishura, ihanga ryayo rimenya Imana y'ukuri. Imana nyamana, atari ubutatu, atari ibintu by'amayobera. Uwiteka yaritonoye yiyereka ihanga rye. Umukwe, l'époux s'est déshabillé devant son épouse. Umukwe yari yambuye yiyereka umugeni ukwaye. Iryo ni ibanga ry'umukwe yari ntacyo ubwiru bwose bwagiye ahagaragara. Mwene data Dawidi ni umwe muri twe uzi Imana nyamana. Nimushime Imana nyamana kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Mu mahame y'itorero no mu nyigisho shingiro z'itorero, sibyo? Les doctrines fondamentales de l'Église, inyigisho shingiro z'itorero, icya mbere no kumenya Imana. Niyo mpamvu Yesu Kristo na Pentekote itaragera yabanje kubakubitamo ikibazo, sibyo? Ati mwumva banyita nde? Njyewe moi le fils de l'homme, mwumva banyita nde? Batangira gusubiza, bamwe baravuga ngo Yohana wazutse, uri Eliya, sibyo? Ibyo abandi arabireka, ati mwebweho munyita nde? Ijuru rirakinguka. Simoni Petero arasubiza ngo uri Kristo Yesu, umwana w'Imana nzima. Yesu ahita avanaho urujijo, aravuga turahirwa Simoni wa Yona, kuko si inyama n'amaraso bibikwigishije, si ubwonko, si ubwenge, ni Data wo mu ijuru ubiguhishuriye. Kandi kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye. Urumva ko niyo doctrine fondamentale ya mbere no kumumenya.
haleluya, ni ukumenya imana nyamana. Kuri izi mbabazi imana yatugiriye, icya mbere tuyishimira ni uko yaduhaye kuyimenya. Ntabwo ari uko twamenye Branham, Frank, abantu n'ibintu bivangavanze. Ikintu cya mbere, umucyo w'igihe wamanuye ni uko imana imenyekana, kugira ngo umugeni amenye umukwe, imana nyamana. Iyo mwene data nadusomere muri Yohana 17 umurongo wa 3. Yohana 17 umurongo wa 3. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Birahagije iyo umumenye umwishuriwe, akwihishuriye, kuko Yesu Kristo ni ijambo. Il est la parole. Yesu Kristo ni uhishura ijambo. Il révèle la parole. Yesu Kristo ni uhishurwa mu ijambo. Il est révélé dans la parole. Sibyo? Ni ijambo, niwe uhishura ijambo. Sibyo? Niwe uhishurwa mu ijambo, kandi niwe wihishura mu ijambo. Et il se révèle dans la parole. Il est la parole, il révèle la parole, il est révélé dans la parole, et il se révèle. C'est lui-même qui se révèle dans la parole de Dieu. Ni ijambo, ni uhishura ijambo, ni uhishurwa mu ijambo, ni nawe wihishura mu ijambo. Shingiye kuri iryo hame navuga ngo il est tout, niwe byose. Uwamiriza ijambo si urihishura. Sibyo se? Uwamiriza ijambo si uhishurwa mu ijambo. Niyo mpamvu si nawe dukwiye kumenya no guhora duturata. Sibyo? Byatumarira iki? Niba abayisilamu bajya Imaka, abagatolika bakajya Vatikani, n'andi madini akaba afite ahabarizwa hitwa quartier general, icyicaro gikuru. Ese uwo muvuno, iyo mikorere irakenewe mu ihanga ry'Imana nzima? Ntabwo ikenewe. Ijambo rirasubiza gusa kuri aka gasozi, si ni Yerusalemu, abasenga Imana ukuri bazayisengera mu mwuka no mu nta pèlerinage ikenewe. Ntiwandatira ngo wagiye ngo Jeffersonville mu assemblée ya mbere ya Branham, cyangwa undatire ngo wagiye Krefeld. Ibyo hari icyo byakumarira? Ferguson hari icyo bivuze? Mugiye mvuye Krefeld ngo bamfotoye. Uvuye mu bukera rugendo no kwiyamamaza, kandi nuko ufite umwanya. Niba atari uko ufite umwanya, nuko hari cyubura, urimo urashakisha murebe ko wakibona. Ariko Bibiliya irasubiza mu Baroma 10, ntabwo ari hakurya y'inyanja, ntabwo ari mu ijuru, ngo ijambo riri ku munwa wawe kandi riri mu mutima wawe. Haleluya! Ni dukeneye ko twakora ingendo kugira ngo tujye kureba uko Imana ikora. Zaburi, ari muri Zaburi ya 46 ntabwo twasoma, tujya twasoma, aravuga ngo buri wese wo muri bo afite muri we inzira z'igisiyoni. Sibyo? Umwana w'Imana ntabaririza iby'urugendo, kuko muri we, uko umwami wacu yabitangaje muri Yohana 7, ngo ku munsi mukuru ngo Yesu ararangurura aravuga ngo uhereye none unyizera wese, nk'uko ibyanditswe bivuga, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizadudubiza mu nda ye. Ijambo ritarikomeza rikavuga ngo ibyo yabivuze kubera umwuka wera wendaga kukuza, ngo kuko yari ataratangwa,
kuva kuri Pentecote Kristo atuye mu itorero rye, umwana w'Imana amufite muri we, yifitemo ubugingo n'isoko idudubiza, yifitemo ubuhamya bukomeye. Ejo baraha twabavunguriraho iyo dusomye mu Baroma 8, mu Baroma 8, ndavuze ngo ejo baraha nako abataraha. Cumi na gatandatu, Baroma 8:16. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Subiramo. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Umwuka w'Imana ubwe, turi kumwe, ubwe. Ubwo buhamya ni umutungo ukomeye. Umwuka w'Imana, mutunganye ayo majwi, ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Murumva ko ubwo buhamya si ubwo hanze y'uwizera. Buri muntu wese arabufite. L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wawe kuri umwana w'Imana. Ese ukeneye undi uguhamiriza? Kuko umuntu uyu munsi yakubwira yuko abona uri umwana w'Imana, ejo kuko uri umuntu w'umunyantege nke akavuga ati ndabona utari we. Kandi ni uburenganzira bwe. Ibyo bintu byagutungara? Ibyo ntabwo byagutunga. Niyo mpamvu muri Yohana 9 Yesu ahumuye yampumye akayitegeka kwisiga utwondo no kugira mu ruzi, yabikora yumviye bigakoreka. Urusaku rwabaye rwinshi, rero kugira ngo iyo mpumyi ikemure izo mpaka sinshaka kuzisubiramo, yaravuze ngo icyo nzi ni kimwe. Yarabanje arabwira ngo ariko giye ngo ndumiwe, Imana yumvira abanyabyaha. Genda abona ari umuhanuzi w'Imana, ariko uko mbona impaka zibaye ndende, ni njyewe igikorwa cyakorewe. Icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba mbona. Ibindi ibitogotera hanze, moi je m'occupe de mon témoignage. Jewe cungana n'ubuhamya bundimo. Ntago ari buri mu bandi mwene data. Imana igushoboze ngo umwuka ubwe abwirerekanye n'umwuka wacu yemeza ko turi abana b'Imana. Satani azajya kubwira ko utari we, ndabeshya. N'amadayimoni azakubwira ko utari we, ndetse n'abantu nibibana ngombwa n'umugore wawe kubwira ko utari umwana w'Imana cyangwa umugabo wawe, kuko ukuba hafi cyane niwe uzi intege nke zawe. Abantu muhurira ahangaha ntabwo bamenya amakosa yawe, ariko uwo mwikubana niwe uzi kurakara kwawe, niwe uzi amanyanga yawe n'intege nke zawe abyibitseho. Sibyo Dona? Hano ubuzi umeze gutya, ariko buri uwabaza Donata ibintu bya bibindi. Ni ukuvuga ngo ntabwo rero natungwa n'ubuhamya bw'umugore wanjye cyane iby'umugore azambwira ati we ntabwo uri umwana w'Imana. Ni ikekere umugore wanjye afite abana be, aza abana be, sibyo se? Nanjye niba ari nabo twabyaranye nawe mugo, sibyo Gasa? Namwe muza abana banyu. Gasa nakunda abana be cyane, ajyama n'udufoto. Ndakubeshya kunda abana be terrible. Muri amana wanjye bo urumva. Ariko se niba abantu bakunda abana, sibyo Robert? Ndabubeshyera ni impano y'Imana tu, uretse ko kunda na famille muri rusange, ariko mwana we. Noneho niba dukunda abana bacu a plus forte raison, ariko umubyeyi utakunda umwana we nawe yaba ari ikigwari. Bo wenda nitubiserura kimwe, ariko sha mujye mukunda abana banyu, kubera ko umwana ntagurwa ku isoko. Sibyo? Ni impano y'Imana. Ni ukuvuga ngo niba wowe menya abana bawe, uhahira abana bawe,
wambike abana bawe, ugaburire abana bawe, ubarinde kwashi, sibyo? Ubambike imyenda iri smart. Ariko ndakumenyesha ko niba abantu bamenya abana babo, Imana izabayo, Imana izabana bayo. Kandi ntabwo umuntu yagira umwana ngo areke kumwereka, ajye kumenyesha ko ari umubyeyi. Abo bana n'ababyeyi babo, abo bana na se baraziranye. Niyo mpamvu umwami wacu tugiye muri Yohana 10 aravuga ngo nzizanjye nazo zikamenya. Ibyo ntibihagije? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Akongera akahita yungurura akavuga ngo mpamagara buri imwe yose mu izina ryayo. Ntabwo ari ibintu bya assemblée. Niyo mpamvu le témoignage personnel, ubuhamya ni gatozi. Ibingibi urumva, ubundi umuntu arebye neza mu buryo, umuntu arebye neza mu buryo bw'umubiri akarebesha amaso y'abantu, agenda ashakisha abana b'Imana biragoye. Abana b'Imana barahishwe, kandi caractéristique ibiranga abana b'Imana, Imana niyo ibizi. Ibyo hari n'abajya batworereza n'utuvideo tw'abapasiteri b'abanyamadini, ngo nimurebe ngo abapasiteri ngo bigisha neza. Ese umva atari hatari? Wasubiye yose? C'est très simple. Imvugo y'ijambo ntayitandukanye, ntayihuriye n'imyigishirize y'amadini. Twavuye i Babuloni kuko nta gihari. Buriya ikintu gikomeye kugira ngo umenye ubwoko bw'amazi ni isoko yayo. Ntabwo muranyumva? Ni isoko yayo. Ejo niho twavugaga ngo ni wowe uzi uko waje hano, ni wowe uzi icyakuzanye hano. Ndavuga hano muri assemblée, ngiye sinyinabyibuka, sinzi uko umuntu yaje. Ni wowe uzi uko waje, ndabeshya? Ni wowe uzi icyakuzanye, ni wowe uzi icyo uhakora. Ni wowe uzi uko waje, ni wowe uzi icyakuzanye, ni wowe uzi kuba ugihari, ni wowe uzi icyo uhakora, ni wowe uzi igituma utahava. Njye ntabwo mbizi, ariko genzi ibyanjye, ariko we sinzi icyo ukora, sinzi uko waje, sinzi icyakuzanye, sinzi icyo uhakora, sinzi igituma utahava. Ushobora no kubona ari heza, ushobora no kuba wafite inshuti, simbizi, ariko nzi neza ko hari ibanga rikomeye mu bana b'Imana. Yohana aravuga ngo twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Niba isi itatuzi nuko nawe itamumenye. N'amagambo akomeye ariko nukuri, kubera ko aho tugana mbere y'izamurwa tugomba kugira une parfaite communion, tugomba kugira ubumwe butaryarya. Nta sano y'umubiri dufitanye. Babonye Yesu n'ubwenge afite batangira kuvuga ngo hahirwa amabere yakonyeje. Yesu aravuga ngo hahirwa uwumva ijambo ry'Imana akari, ngo jyewe na so twagize gute? Atoya, data na mama ninde? Nuwumva ijambo ry'Imana akarikurikiza. Umuririmbyi aravuga ngo dufite isano ikomeye irutiye abavandimwe. Isano dufitanye hano muri assemblée ku Kabeza, c'est la foi dans la parole. Ni kwizera mu ijambo, gushamikiye mu ijambo ry'ukuri. Sibyo? Mu gihe haboneka amahara kubiri mu myizerere, umuntu agakandagira ijambo uko ryakabaye publiquement ku mugaragaro, nta sano dufitanye. Publiquement ukamwereka uti ijambo ry'Imana ikirira kibuza, akanga akagikora ku karubanda, akavuga ngo mwari iki, uravuga ngo muri abapasiteri ngenda gikoze. Ndagira ngo ngutangarize ko nta sano spirituelle dufitanye, kuko urakandagira ijambo, urabamba umwami w'abami. Umuhanuzi yavuze ubutumwa bwitwa ndaraga iki gisekuruza kubamba Yesu Kristo bwa kabiri.
J'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la seconde fois. J'accuse. Atunze akaboko ubonye iyo broshire abameze gutya. Ahita avuga yuko ukuntu bamubamba bwa kabiri bamubamba mu ijambo. Bakandagira ijambo. Turi hano pour honorer la parole. Turi hano ngo duheshe kuzo ijambo. Niyo mpamvu tubatiza mu buryo bw'umwimerere. Si ukubera iriya formule nuko twizera Yesu Kristo ko ari we mwami. Hari umuntu wazana undi mubatizo tukamwemerera. Niyo mpamvu dufata ifunguro ryera tukarya umutsima udasembuye kuko ni ku mwami wacu n'intumwa za mbere zabikoze. Tukanywa divayi y'umutuku. Sibyo? Ntitwemerera ko abagore b'abapasiteri ngo baze hano kubwiriza. Ntabwo dushingira, sibyo? Abadahuje kwizera. Niko bimeze? Ntabwo dushobora gushingira umugabo, sibyo? Ngo tumushingira umugore ufite umugabo akiriho azana hano tumusengere. Kuko ibyo ntabwo byemewe. Kuko ijambo ry'Imana mu Baroma 7 riravuga ngo iyo urongoye umugore ukamujyana iwawe ukamwita iwawe umugabo wakiriho uburi umusambanyi. Ntidushobora kuzana uwo mwanda ngo tuwusengere. Mu gihe wiyambiriye ku kintu ngicyo nta busano dufitanye mu kwizera. Ntitwaje hano kubaka ubushuti mu myizerere. Imbabazi z'Imana nizagaciro, ntabwo twakandagira mu buki, ntabwo twakandagira mu mbabazi twagiriwe ngo dusuzuguze ijambo, tuba dutesheje agaciro umwami w'icyubahiro. Nous n'avons pas de fraternité. Nous n'avons pas à fraterniser avec des esprits qui piétinent publiquement la parole. Ntidushobora gukora ubushuti n'imyuka ikandagira ijambo ku karubanda. Niyo mpamvu rwose ndabinginze mumenye neza ko hano ntabwo ari idini ry'abanyamurenge, ntabwo ari idini ry'abazayirwa, ntabwo ari iry'abanyarwanda, ntabwo ari iry'abacikacumu, ntabwo ari iry'abarundi, ntabwo ari iry'abakire, ntabwo ari iry'abakene. Ni ihanga ryizera. Umugisha w'Imana ubitse mu ijambo. Ushaka karirimbe gatoya kugira ngo ngaruke gatoya mu ijambo. Nyuzwe n'ubushuti. Ni kangahe? Jean 9. Bo ndumva nta commerce hano turacuruza ijambo. Ntibishoboka. Nous avons besoin de la pureté. Dukeneye ubusugi bw'ijambo. Sibyo se? Na itorero ry'Imana nzima niyo nkingi y'ukuri. Siko Paul yabwiye Timotheo igushyigikiye. Ntabwo turi hano ngo dushyigikirane, turi hano ngo dushyigikire ukuri. Ntabwo turi hano ngo dushyigikirane nk'ushyigikire Donate ashyigikire Jean Kimyozi kugira ngo nzakurwanaho. Non, jamais de la vie. Turi hano ngo Kristo ahabwe icyubahiro. Kandi kuba tudafite icyuma cy'amategeko gihora ku bitugu by'abizera suko tudakomeye kuri doctrine. Dukomeye kuri doctrine kuko turi intumwa z'Imana. Iki ntabwo ari icyumba cy'amasengesho. Munabyitegure rwose, conforme toi à la parole. Wiyunge n'ijambo tugendane. Ugambanira ijambo uca inzira yawe. Ntabwo twebwe dukorera mu marangamutima cyangwa ngo dukorere mu guhubuka. Wenda mushobora kutumenyera cyangwa mukibaza yuko tubatinya. Ntibishoboka. Impamvu turaha nuko twamaramaje guharanira ukuri. Commerce tuba turi muri bariya ruvunja nzuka rw'abakozi. Sibyo se? Turi muri za convention tubyina. Ibyo ngibyo rwose tumaze imyaka tujye kumara imyaka 25 hano. Ariko dushobora kuba tugendana wenda bamwe batatuzi. Ariko turabingingira nkuko Zaburi bivuga ngo muhobere uwo mwana kugira ngo atarakara. Muhobere ijambo, mukunde, mushaka ubushuti ku ijambo, mu bumwe n'ijambo. Ushaka kuba umwe n'abera
aba umwe na Kristo. Ushaka kuba umwe na Kristo aba umwe n'ijambo rye. Nta yandi mayeri, nta nzira ya bugufi, nta shortcut. Sibyo? Il n'y a pas de raccourci. Tugomba kwemera kunama ijambo rigakirwa hejuru. Uwakwiye gukuzwa twe tugacishwa bugufi. Ni kangahe? Nyuzwe ijana? Tugaririmbe gacya n'ibimbuza gukomeza ijambo. Bene data, aho gushaka ubushuti hagati yacu, tunyurwe n'ubushuti buva mu ijuru. Frère Pierre, ijana n'icyenda duhe agatonka tugire gatoya twirafreshise. Uwiteka duhana umugisha. Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. Nisunze umukiza ukomeye. Itorero ry'Imana ntiryubatse ku buvandimwe bw'umubiri. Itorero ry'Imana ntiryubatse ku kamenyero, ryubatse ku rutare, ryubatse ku ijambo. Mu kanya nari ntanze urugero, kandi impamvu narutanze ni uko turufite rwarabaye hano. Mu gihe umuntu ashyingiranywe n'umugore ufite umugabo, bombi baba bari mu busambanyi public. Si byose? Ubisome muri Yohana 7 na message yose irabyigisha. Impamvu tudashobora gushyingira abo bantu, nubwo Imana ari yihuza abantu, ariko ntabwo nta yindi espace dukorera mu mbago z'ijambo. Mu gihe rero ibyo bintu bibaye, ntabwo umuntu yakwibeshya ngo hari ubundi bumwe bw'umwuka dufitanye ngo nuko aza kicara hano. Nagira ngo mbivuge publiquement mubimenye. Nta muntu yose ari communion spirituelle, ntayo. Murabyumva neza? Aho ngaho on ne transige pas. Nta mayira birahari. Ijambo birahagaze. Nitwe tugomba kunama kugira ngo duce bugufi riduhobere. Ntabwo ari ijambo rigomba gufreshisa. Ni twebwe abizera ijambo, sibyo? Tugomba kwemera kurekura tukakira ijambo riduhaye. Kuki ibyo bibaho? Ibyo bibaho kuko abantu bagoreka inyigisho. Abantu bakagoreka wenda bafite n'abandi babibigisha, ariko abo bandi ntabwo ari bo bayobora asambure ku Kabeza. Mubimenye n'undi wabigambiriraga, kuko burya ikintu kibaye n'undi yagikora, sibyo? Akavuga ati se ko abandi babikoze ntimwabihoreye. Utise kuki igihe cyose mutabitubwiye? Nitwikoresha tuyoborwa n'umwuka. Ikintu cyose kivugwa na nyiri urugo. Iyo nyiri urugo ataranambika ikintu sinakivuga, ariko ndagira ngo dukureho urujisho ku bantu bose bateranira hano, sibyo? Mubimenye neza yuko nidushingira. Niyo mpamvu mwene data nshimiye, ntihari umuririmbyi hano, sibyo?
sizi ukuntu nagize gutya mbona kuri profile ye mu bijyanye by'imboga nkoranyambaga mbona umwana w'umukobwa uriho noneho rimwe turi hano muri korari komsa ntazi n'ubwo ndetse nshimiye uriya mukobwa n'uwaye ngo ni fiancé wanjye ngo ni fiancé wanjye kandi ngo azajya aza hano bo ibyo ni ibindi ntabwo twabishoboye twaramubwiye ngo uhitemo sibyo ntabwo twakora baramisme mwereke ibyo baramu yazanye yaravuze ngo bose barizera nabo barasenga ntabwo dushingira umuntu wizera n'utizera kuko niko ijambo ry'Imana rivuga sibyo se niyo position yacu kandi ntibivuze ko tukubuza gushaka icyo gihe urigenga mu buzima bwawe privé ariko natwe ntiwatuvogera mu muhamagaro dufite cyangwa uvogera itorero mu kwizera rifite sibyo dufite abana sibyo dufite abana bashobora no kuba baza bagaterana ibyabaye kuri Rutayisire Imana mukomeze kumukomeza na mushiki wacu natwe bitubaho cyangwa byatubayeho mwana wawe nashimo mugeni ntabwo uzaza ngo uruko ngo uri Gasana ngo frere ngo tugirebe ukuntu twabigenza Gasana ariko maze atabikora ubuzima bwo kwisi n'ubwo kwisi ubuzima bwo kwizera n'ubuzima bwo kwizera ntabwo twabivanga icyo kintu kiratambutse mu buryo budasubirwaho sibyo mwese muteranye kugira ngo mubyumve mutagira ngo dufite esprit yo kwemera ibinyuranyije n'ijambo cyangwa se kwemezwa n'abantu kuko tubatinye ngo bagakora ibyo bashaka jamais ntabwo icyo gihe waba utatuzi kubera ko umwuka udutuyemo si umwuka w'ubwoba sibyo ni umwuka ukuri sibyo niko ngo twaha umwuka utumara ubwoba udutakisha ngo abatata ibyo ngira ngo birasobanutse n'undi wese uzabigerageza azakomeza ubuzima bwe ariko ye kwanduza itorero ry'Imana nzima sibyo se niko bimeze ntitucuruza ntitugurisha sibyo ntabwo ari ukugusukamo amazi turashaka kwizera kumwimerere none twebwe ni intambara nyine tuzasazira hano twebwe turi abakobwa nta basore baraha n'abahari ntibatubaza izina ibyo gihe ntabwo bindeba icyo gihe nshinzwe icyo abagaragu b'Imana bashinzwe ni uguhagarara neza bagahamiriza ijambo uko ryakabaye siko bimeze abana b'Imana Imana izabaha kwihangana ubundi se umuntu azahemberwa iki umuntu azahemberwa icyo yihanganiye umuntu azahemberwa icyo yigomye kugira ngo Kristo abe uwa mbere mu buzima bwe ariko mu gihe washaka koroherwa nta ngororano wazabona niko bimeze Imana idushoboze twemere guhuza amaso n'ijambo uko ryakabaye turyemerere rituyobore umuntu ashobora kugira intambara ze kandi twese turazigira mu bugingo bwe agatakira Imana ikamufasha ariko imyifatire yo kumugaragaro no gukora ikinyuranije n'ijambo watumiye abantu uti ndagikoze igishaka kibe ibyo ni ugukandagira umwami w'abami mu ijambo rye uretse kutamugeraho kereka twebwe tubyemeye nagira ngo uyu munsi Imana niko ibishatse nuko bigenze nuko byagomba kugenda icyo nacyo mukimenye neza agaciro duha ijambo niko ijambo rizaduha ingamiya Rebeka yuhiye nizo zamujyanye kwa Isaka la valeur que nous accordons à la parole agaciro duha ijambo niko Imana iduha nayo kuko Imana
iri mu ijambo ryayo. Umwami Imana aduhe umugisha kandi ashoboze buri wese kuba inshuti y'ijambo. Umwami yaravuze ngo muri Yohana 15 ngo sinkibita abagaragu, muri inshuti zanjye. Mu muririmbyi ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. Bene data bashiki banjye, tunyurwe n'ubushuti bwo mu ijuru, kandi imitima yacu nta rwango rubamo. Nubwo mvuze ibyo sibyo, ntabwo twebwe dushinzwe gucira urubanza abantu. Imana niyizi imitima y'abantu, ariko dushinzwe guhamiriza ijambo. Waguye mu cyaha, Imana niyizi ikwimugenza, ariko abahagarara hano, turi hano turi abagaragu b'ijambo, sibyo? Turi abagaragu b'ijambo, niryo duhamiriza, niryo dukorera. Niritukwa tuzatukwa, nirihabwa ikuzo tuzakuzanwa nawe, sibyo se? Nirigawa twangwanywe naryo. Hari icyo byadutwara se? Ingororano ni nyinshi kwa data, aho kugira ngo turikerese pour recevoir la faveur des hommes, kugira ngo tubone ubushuti bw'abantu. Butumarira iki? Nge nta nshuti mfite hano yaza insunika ngo ntatire ijambo. Ntabwo byabaho. Wowe hari ufite? Ahubwo mwabipfa, nta kundi twagenda. Ushobora no gutandukana n'umuntu bikakubabaza mu marangamutima, ariko nyine uramira ugakomeza, kubera ko ijambo ni ijambo. Kristo ni umwami, aragasingizwa. Twari turi mu Baroma 16, ngira ngo murabibona uko twatangiriye Zaburi ntitukigarutsemo, ko dufite amasaha tugenga, ariko igihe cyose umwami ataragaruka dufite ahantu Imana yaduhaye, ijambo rizakomeza. Ariko tugume mu Baroma gato 8:16. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Amen. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Ese ubwo buhamya murumva atari umwimerere? C'est un témoignage original. Hahirwa uticira urubanza mu kwizera kwe. Niba ufite ubuhamya kuri umwana w'Imana, Imana iguhe umugisha. Satani akazi ke ni ukudutera gushidikanya. Wowe reba ukomeze, reba ukomeze. Oya, wowe komera ku buhamya bw'umwuka mu bugingo bwawe aguhamiriza. Niyo mpamvu hano ku murongo wa 26 usoma uvuga cyane itorero ryumve. Murongo wa 26 hano mu Baroma 8. Uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminwa itavuga. Mwabyumvise? Mu itorero ry'Imana nzima nta liturgie haba, nta gitabo cy'amasengesho kihaba, nta rwiganwa mu gusenga kuhaba. Umwuka ubwe aradusabira aniha iminwa itavugwa. Ese ufite iyo témoignage? Umwana w'Imana yiyumvamo iminwa itavuga, akumva ko koko akubitamya. Nibyo bene data, aragusengera mu ntege nke zanjye, umwuka aransabira. Ntabwo abizera basengera mu gihanga, bafite isoko. Imana ishimwe. 27. Kandi irondora imitima izi ibyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Irondora imitima. Imana nirondora imitima. Ni nayo mpamvu imanura ijambo rikwiye mu gihe cyaryo, sibyo? La nourriture spirituelle au temps convenable. Buri asambura wiri Imana imanura ijambo rikenewe, ikamanura umutuwe n'uburwayi, ikamanura imbaraga zijyanye n'intege nke, sibyo? Ikamanura inama zijyanye n'ibibazo biri mu mitwe y'abantu. Umuntu waba ari hariya gusa akumva akantu gakeya, uvuga butumva akantu gatoya. Sinzi ko
turi abantu basanzwe ariko kaba ari akantu gakeya gashobora no kuza uri ku kazi ukumva akantu kagira gutya. Ntabwo habanza ibyanditswe, ntabwo umukozi w'Imana ucometse mu ijuru abanza ibyanditswe, ntabwo habanza ibyanditswe, habanza ubuzima. Ijambo rirabanza rikamanuka mu mwuka ari ubugingo, noneho uwo mwuka akavuga ati binguhaye c'est ma parole, akagenda anyereka habanza predication. Nagira ngo mbabendere iryo banga, habanza ikibwirizwa ibigihamiriza, uwo mwuka akajya kubikwereka. Murumva mutanezere, urumva habanza ijambo. Ariko ku bantu bagendera mu gihanga bakora, Sara n'umwarimu, Joseph n'umwarimu niba yaje, sinzi niba yaje, abarimu Nagasani yarigishije, sibyo? Ibyo bita méthodologie pédagogique, la préparation. Abantu bafata amabroshire bagera gute, agaprepara ibibwirizwa rwose na ya metode y'igisangane, agaprepara neza, akazigisha akavuga ngo ndapfundikiye. Sinzi impamvu batajya barangiza ngo bavuge bati amabroshire yarashize. Ariko mwana w'Imana yaba umuhinzi, yaba umucuzi, yaba umunyabiro, nibwo yaba ari umugaragu w'ijambo, agomba kujya ku kazi. Si umuntu nkawe se heze genzi ikingirana muri Bibiliya, ni ikirombe se ncukuramo njya mu kazi, ngenda umwavoka mfite ibiro hariya ku gisimenti, nkajya gushaka kakawunga, mugende mu biro, mugende muri duje, mugende ku gitanda, mugende muri saro, aho umwuka yashakiye amanura ijambo. Rikabanza rikanyubaka, rikandyohera, nkabanza nkagira gutya. Ese iki ni ikibwirizwa kiza, bimwe bivamo ibimfasha gusa, ikizavamo ikibwirizwa nacyo kikamenyekana. Najye kureba nkasanga Bibiliya yose nikihamiriza. Iyo umuntu yahawe ijambo aba ari Kristo yahawe, kandi yagiye muri Bibiliya asanga buri murongo uvuga iryo jambo. Sinzi ko mwabibonye, kubera ko ni ijambo riba ryamanutse n'Imana. Umwuka ubwe amanya n'umwuka wacu atwemeza ko turi abana b'Imana, kandi uwo mwuka niwe udusabira azi intege nke zacu, kandi uko Imana ishaka niko umwuka asengera abera. Iyo ni témoignage personnel, ni ubuhamya gatozi, ntago ubusabiriza, sibyo? Nta muntu wagusengerera umwuka wera, umuntu yakugurira ifanta, sibyo? Nta usabiriza, ntaki. Bavandimwe bene data bakundwa nango bashiki banjye, ubu buhamya ni ingenzi. Ubwifitemo amenye ko yagiriwe imbabazi, kandi amenye ko tuzarushaho kubibona izo mbabazi zihoraho, izo mbabazi zitazashira. Uwabonye Imana rimwe izamwiyereka iteka, uwababaririye rimwe azababarirwa iteka, uwagirira ubuntu bumwe azabugirirwa iteka, kuko Imana igirira ubuntu uwo yiteguye gukomeza ibugirira, ikagirira imbabazi uwo yiteguye kuzahora ibabarira, ikishurira rimwe uwizakomeza kwishurira, ikigisha uwizakomeza kwigisha, igatabara uwizakomeza gutabara. Imana yacu iragahimbazwa. Noneho Dawidi aravuga ngo nimushimire Imana nyamana, Zaburi 136:2, nimushimire Imana nyamana kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yohana 17:3, Yohana 17:3. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ubu nibwo bugingo buhoraho, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Ubu nibwo bugingo buhoraho, nuko bakumenya. Dufatanije na Dawidi yo témoignage, ngo nimushimire Imana nyamana. Ese Imana yaduhaye kuyimenya, iduha kumenya Imana nyamana. Kumenya Imana ni ukumenya ijwi ryayo, kumenya ijwi ryayo ni ukwishyurirwa ijambo ryayo. Ese tuzi Imana nyamana? Tuzi umushumba w'intama, tuzi umungeri, tuzi urutare twubatseho. Imana ishimwe. Reka dufatanye na Dawidi rero dushimire Imana nyamana. Kumenya Imana n'ubugingo budashira, ariko ntugire ngo biroroshye, nuko byanditswe mu ijambo rimwe benshi barahuzagurika. Ndetse no mu bavuga ko bakiriye message y'igihe cyacu hari abaza abantu
kuruta uko bazi Imana. Hari abanyurwa no kumenya Frank Branham iki n'ubu birirwa mu kaduruvayo ko gushakisha ibibwirizwa byo muri za 70 80. Mu by'ukuri ntawe ukubujije gutega amatwi predication mu buryo bw'ikoranabuhanga. Frank yabwirije muri 82 mikorera iwawe, ariko ntabwo wateranya abantu nyuma y'imyaka 50 ishize cyangwa 40 ishize ari assemblée y'akarere ivuga ko iyoborwa n'ijuru, ngo uteranye abantu usimbuze ikibwirizwa, kureba ikibwirizwa umwuka yabwirije mu yindi assemblée mu wundi murwa hashize imyaka 40. Iyo ni imana y'amateka. Ayo ni amakuru y'ubutumwa. Ariko ushobora kumva ikibwirizwa ugasoma ikibwirizwa bibereye iwawe, sibyo se, ukabona umugisha, kandi niko tugenda, niko tubayeho, ntabwo bibujijwe, ni na byiza, sibyo, kuko barana abagaragu b'Imana kuko dusoma Bibiliya tukubakwa. Ariko ibyuma natwe turabifite. Bari bagiye barabyibuze, bagiye kudutera insecticide ya Kacyiru, basanga dufite urukingo, ngo twageze gutya, ngo prononciation y'agafaransa, capacité linguistique, détonation linguistique idategwa hano. Urabyibukaga ça? Message bien tapé, tey passe. Dore ko bagira n'amajwi atagira amakaraza. Ariko ntabwo ibyo ngibyo ari byo bitunga ibizu. Ibizu birira ku minwa y'ikizu, ntabwo birira ku isiniya. Ntabwo ari Mana ishimwe. Se buri Imana niyo yadutabaye. Nigiye byabayo hajyaga umuntu kubwiriza, noneho giye ngiyeyo, mu gihe ndimo kubwiriza unda aturuna ikibwirizo kandi nayo nyiri kuri shere. Muri ibintu bya amaye bitafunga nagera ndicarira, ariko ntabwo rero guhita nsohoka, naricaye barareba nuko byagenze. Ese iriya myuka yari gushyingiranwa, iriya mariage twari kwiyemera, sibyo? Iriya ni prostitution. Ntabwo twe dutunzwe n'ijambo ry'umwimerere. Ubusugi bw'umugeni bungana n'ubusugi bw'ijambo rimutunga. Niyo mpamvu mwumva umwami atakwemera ko ijambo twizera rizamo compromis, rizamo akagambane. Ubusugi bw'umugeni mu buryo bw'umwuka bungana neza n'ubusugi bw'ijambo yizera. Niyo mpamvu dukomeye kuri doctrine, sibyo se? Washaka rwose ukigendera cyangwa ubucuti bwawe bukavaho, kandi biranagoye gukomezanya nabo mudahuje kwizera. Ese ubundi byashoboka bite? Ni impossible. Amose 3:7 abantu babiri bagendera badahuje umugambi. Twebwe umugambi wacu ni uko ijambo ryicara ku ntebe rigasugira. Nicyo bisobanura Yesu Kristo umwami wacu. Il règne à travers sa parole. Ategeka aganje mu ijambo rye. Nta compromis, nta gusukamwo amazi, ni pas quatre chemins, nta zindi nzira zo ku ruhande, inzira ni imwe. Nkuko yabivuze muri Yohana 14:6 ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Udashaka kumuhakwaho ubwo afite undi mwami, ariko twebwe twemeye ubuhake bwe, kandi umutwaro we nturemereye, ningataye ntabwo ituvuna ijosi. Twemeye kumubera abagaragu, ategekesha ineza. Turapfundikirira hano muri Yohana 7:3 mwateze amatwi. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, nuko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine itabangikanywa, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ariko ibi ntabwo bivuze ko ari Imana ebyiri. Hano wasoma ukagira ngo hamwe baramenya Imana y'ukuri, noneho ku rundi ruhande bamenye uwo yatumye, babamenye ko ari babiri. Oya, ntabwo ari babiri.
jambo risobanura ijambo. Yohana wa mbere 5, Yohana wa mbere 5 murongo wa 20. Yohana wa mbere 5 umurongo wa 20. Muretse mpagere nanjye. Yohana wa mbere 5 umurongo wa 20. Ntabwo ari mu butumwa bwiza bwa Yohana, ni muri Yohana wa mbere 5:20. kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge. Kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge. Sibyo ra? Ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Noneho Yohana wa mbere 5:20 ntago ihita isobanura neza Yohana 14:3. Yohana 14:3 ngo ubu nibwo bugingo budashira, nuko bakumenya ko ari we mana y'ukuri, bakamenya n'uwo watumye Yesu Kristo. Kubera ko icyo gihe Yesu arabivuga nk'umuntu. Kumenya we yatumye ni ukumenya ko ari Imana. Kumumenya ni ukumenya ko ari Imana. Ese abantu bazi ko Yesu ari Imana, saba bagiriwe imbabazi ra? Imbabazi zihoraho z'Imana nzima. Ikintu cya mbere zatumenyesheje ni ukumenya Imana y'ukuri, kandi tukamenya ko iyo Mana y'ukuri ari Yesu Kristo. Haleluya. Nibyo nicyo kintu cya mbere iguha kumenya. Ntabwo iguha kumenya umuhanuzi, ntabwo iguha kumenya intumwa, ntabwo iguha kumenya asambure, iguha kuyimenya y'ubwayo. Ubu nibwo bugingo budashira, nuko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine. Point. Bakamenya n'uwo watumye Yesu Kristo. Noneho twaza muri Yohana wa mbere 5:20. Kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri. Sibyo? Ya Mana y'ukuri. Kandi turi mu y'ukuri. Ntabwo ari ukwimenya gusa, tumurimo, ambamo nanjye mubamo, turi umwe, nta kintu cyadutandukanya. Uwiteka ahimbazwe cyane. Urumva kumumenya kubera ko akurimo, no kumumenya kubera ko abantu babivuga, murumva ari kimwe? Umufite niwe abwira ngo uri umwana wanjye, umwuka ubwe, umwuka rega niwe Kristo. Turi mu y'ukuri, nawe turimo, agenda guhamiriza ngo humura mwana wanjye, ihangane mwana wanjye. Sibyo? Witinya mwana wanjye, komera mwana wanjye, nzagukiza mwana wanjye. Sibyo? Nzakuneshereza mwana wanjye, humura, nta kibi, nta kizinga kikuriho kitazanesheka. Agenda akuragira, akongorera, agukomeza. Haleluya. Ngo nuko aradukuyakuya ngo aturinde Satani. Ngo duhimbaze imbabazi ze, niko tugiye kurima tutarasenga 30 mu gushimisha zitarangira iteka. Imbabazi zihoraho z'Imana nzima zatumye tuyimenya. Ese hari ikiruta icyo torero ry'Imana? Icyambere no kuyimenya, ko tumumenya kandi tumenye y'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Hanyuma declaration igasozwa n'umucyo utangaje, uwo mwana wayo, iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo uhoraho. Dusubiye muri Yohana 14:3, nuko bakumenya ko ari Mana y'ukuri, bakamenya n'uwo watumye. Duhise tumenya kuyimenya ko ari Mana y'ukuri, ni ukumenya ko Yesu Kristo ari we Mana y'ukuri. Si we Mana y'ukuri gusa, n'ubugingo buhoraho. Kuko hari abavuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho. None kumenya ko ari we Mana y'ukuri, iyo niyo Mana y'ukuri, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Imana isuka umugisha wayo ukuri, cyangwa wase kuba mwinshi, kwanza ukuri, umugisha wayo ukuri. Sibyo? Iwuduhe muri iri jambo Imana itugaburiye. Ndahamya ko tutateraniye ubusa, kandi nta na rimwe bijya bitubaho. Imbabazi zihoraho z'Imana nzima
la miséricorde éternelle du Dieu vivant. Ijambo ry'Imana riravuga muri Petero wa mbere 4 ngo ko urubanza ruhereye mu b'inzu y'Imana umunyabyaha n'utizera bazakirirayo. Sibyo? Impamvu tutazaciranwa urubanza n'abatizera nuko twemera gutsindwa n'urubanza rw'ijambo, hanyuma tugaca bugufi tukihana. Izi mbabazi reservoir yazo ntijya, mwari mubizi ubundi izindi reservoir, ibindi bintu byuzuye ibintu uko abantu babinywa biragabanuka, ariko ndagira ngo mbabwire ko iyi soko idakama y'umwami, izi mbabazi z'Imana uretse no gushira ntizijya ziterebuka, zihora ari full. Haleluya! Ntimukeke ko twazigirirwa ngo zibe nke, n'ubu zirahari. Kandi kuba yakunze iyo bibaye ngombwa ko zikora, si byose izo mbabazi, iyo neza iyo uyicumuyeho, imbabazi z'Imana zirushaho kwiyongera kuri wowe, sibyo? Keretse ugambane wanze ijambo. Niyo mpamvu dushimira Uwiteka nka Dawidi yuko ari mwiza. Tumushimire kandi tumushimire ko imbabazi ze zihora iteka ryose. Murongo wa 2, dushimira Uwiteka, dushimira Imana nyamana, dushimira Imana nyamana kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose. Uramutse uzikeneye n'uyu munsi, ntago ari umuvuga tumuzi kugirira, uzihabwa na nyiri ijambo. Mu gihe dusenga araziguha, urazimusaba, si byose? Ni wowe nayo, nta muntu wabahagarara hagati y'umucunguzi, sibyo? Nukeneye imbabazi nta wundi muntu waba, wowe nawe binyuze mu ijambo no mu kwizera kwawe, Imana iraguha ibyo ukeneye. 30 mu gushimisha Imana kugira ngo tuyobore mu gusenga. 30 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, uduhe ton y'ikirere cyo gusenga, hanyuma nitumara kuyiririmba turinjira mu kirere cyo gusenga. Ayi mukunzi wanjye we, umpe kukwihishamo. Ijambo rimaze gutambuka, hari ibyifuzo dushobora kuba dufite byihariye, ibyo buri wese asaba n'amashimwe. Njye ntago namenya ibanga ufitanye n'Uwiteka, niyo mpamvu haba hakagahe ko gusengera hamwe, buri muntu wese abohokeye kubwira Imana. Turasenga. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, urakoze mukiza w'ubuntu n'imbabazi. Ijambo ryawe ni igitangaza, ijambo ryawe ni umucyo, ijambo ryawe ni iryera, ijambo ryawe ni ukuri,
ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni inama, ijambo ryawe ni byose. Ndagushimiye pour ton franc-parler, gushimiye ku ijambo ryawe ritaziguye mwami, ritagabanyije, ririmo ibyo dukeneye watugaburiye mwami wanjye. Assiste-moi pour que je vive selon ta parole. Soutiens ma foi. Prends ma main dans la tienne. Conduis-moi dans tes voies. Mwami, uko umwuka wera yabitangaje, ume ubushuti buva mu ijuru. Mwami wanjye, ngendane nawe conformément à ta parole. Kandi ubihe abana bawe twese. Merci Seigneur. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndasaba mwene data Tomasi kugira ngo yigire imbere gato asenge asoza amateraniro kandi aturagiza Uwiteka. Mana Yakobo, Mana y'abahanuzi, Mana y'intumwa, uri Imana idahinduka, uko wari uri ejo n'uyu munsi n'iteka ryose. Twakwiragije kuragiza iri teraniro, tugusaba ko n'umwuka wawe uza gufata umuvugabutumwa, gusigwa kuraba kuri hejuru ye natwe kutugereho. Ijambo ryawe twaryumvise mu ntangiriro n'igihe umaze gusoreza. Ijambo ryawe ni imbuto ubiba mu mitima yacu. Wowe uba wariba ibyo mu mitima yacu, ushinzwe no kurivomera kugira ngo iyo mbuto yere imbuto nyinshi. Icyo ngusaba, ijambo ryawe ryamanutse uyu munsi, ryaguye mu butaka bwiza, wowe wenyine urivomere ryera imbuto nyinshi. Uba umugisha n'umugaragu wawe umaze gukoresha. Natwe abaryakiriye ndizera ko umugisha wawe watugezeho. Tugiye kuva hano dusubira amacumbi yacu. Umwanzi ntabwo ari yava ku izima, ariko nawe uri ku murimo. Umwanzi ntabwo akurusha imbaraga, ariko uba wamwemereye ngo akore, ariko nawe uri ku murimo. Icyo ngusaba ni uko wakomeza kutuba hafi, wakomeza kutuyobora muri iyi si y'umwijima. Ku bwacu ntacyo twakwishoboza, wowe ushobora byose, ukomeze utubere ingabo idukingira, ukuboko kwawe k'ubushobozi kugume hejuru yacu. Haba n'imirimo dukora y'amaboko yacu, ntabwo twiringira, ni wowe twiringiye muri byose. Haba n'imirimo dukora byose, ukomeze ubidufashemo. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mbisabye, amen. Bene data bashiki banjye, hari akantu numva navuga kugira ngo turusheho gusobanukirwa gahunda y'Imana. Twese uko turi hano mu mvugo dukoresha, ntabwo ari hano gusa, ni ku isi hose. Haba twe duhagarara hano,
haba namwe mba mwicaye aho ngaho dukoresha imvugo ivuga ngo turi bene data n'abandi bakaba ari bashiki bacu. Uko twanabyumvise mu ijambo, nubwo duhagarara hano nta byubahiro tuba dukeneye, ariko mu buryo bwo gufashanya kugira ngo umwami adukomereze mu buntu bwayo, aducamo ijambo rigatambuka. Ikintu twibukiranya ni iki ngiki, kandi umwami akomeza abidufashemo. Ijambo mu gihe rimanutse, umwami aba yiteguye kurikurikirana mu mitima yacu. Gahunda mu itorero, nubwo mubona turi abavugabutumwa kenshi na kenshi dukunze kubwiriza hano turi babiri, mu gihe mwene data Yosefu abwiriza ijambo cyangwa nabwiriza ijambo, ntabwo gahunda isaba ko niba ari Yosefu wabwirije ijambo ukaba wagize ikibazo kuko yabwirije niwe usanga ukamubaza, ntabwo uza kumbaza jyewe. Iyo niyo gahunda mu itorero. Ijambo ry'Imana mu gihe ribwirijwe, abantu ntabwo bagenda ngo bariganireho. Ijambo ry'Imana bararyizera. Umuntu wenda ushobora wenda kugira ikibazo ku ijambo ryatambutse, wenda ribwiwe n'undi, bisaba ko abaza. Niyo mpamvu mubona habagaho kenshi na kenshi gahunda y'ibibazo n'ibisubizo, n'igihe mwene data yabwirizaga akaboneka n'uwo mwanya, kugira ngo abantu batagenda bibaza bisubiza. Gahunda uko imeze mu itorero ry'Imana nzima, uwabwirijwe ni ubazwa, utabwirijwe ntabwo abazwa. Nuko gahunda imeze. Icyo kintu bisaba ko tukibukiranya buri gihe. Mu gihe wagira n'ikibazo ku ijambo ryatambutse, wenda uyu munsi cyangwa mu minsi iri imbere, baza waribwirije. Imana iduhane umugisha. Nuko gahunda iteye. Ntabwo uza kumbaza ngo Thomas wowe urabyumva gute? Nabyo numva. Baza uwo nguwo yaragusubiza. Niba wafashijwe ushima Imana, witahire. Nta commentaire ujya nubo we wabyumvise gute? Nsobanurire. No, ngo Satani yakuvangira. Umwami Imana urinda imitima yacu, amahoro ye aruta ubwenge bwari bwo bwose, atane natwe nawe kuwa gatatu.
ankiza umwana wa munyabuntu anyegera kubw'impuhwe anshyira ku bitugu bye anyitaho arankiza mfite mu biganza bye ntacyabimunguramo ijisho rye n'ugutwi kwe bindiwe amanywa n'ijoro andengera ibinkwiriye kugira ngo mbushitse angenera ibinkwiriye kugira ngo mbushitse angesheje mu buntu bwe yanyuhagije amaraso akuraho imyanda yose nambikwa imyambaro yera ubushwambagara bwose abujugunya hatibukwa amara inyota n'inzara anyitaho na n'uyu munsi ndagusaba imbaraga mwami Imana y'urukundo wangize umwana wawe data mfata ukuboko dore uri hafi kugaruka ujyana umugeni wawe dore uri hafi kugaruka ujyana umugeni wawe mbega ubuntu bwa Yesu buzi uko mbusobanura nari umwana w'ikirara wataye se njya mu byaha nari ndi mu buretwa numva impanda y'imbatura siga ibyo nari ndimo nakira yubile ya Kristo ndagusaba imbaraga mwami Imana y'urukundo wangize umwana wawe data mfata ukuboko dore uri hafi kugaruka kujyana umugeni wawe dore uri hafi kugaruka kujyana umugeni wawe sinibi byayo byose sinari buzabisige kuko nabonye umukiza anshoboza kubizinukwa none rero wasiwe nawe mubiri nambaye ubwo mumpagurukiye mfite Yesu niwe uzabankiza mfite amasezerano na nyirayo ni muzima ntacyamuhagarika cyatuma atayasohoza mishwe mu mababa ye n'ikizu n'umwana wacyo mishwe mu mababa ye n'ikizu n'umwana wacyo
nitwaza kubw'indamu sohoka muri urwo rupfu yambishuriye ubutumwa igihe cy'umugoroba abereka igihe cya nyuma umuhanuzi yagitumyeho tugomba gusana ubutumwa ntibuzagera mu ijuru ati kumenya ntacyo bimaze utagenda uko buvuga ati kumenya ntacyo bimaze utagenda uko buvuga weretse bene data abo waguze amaraso abo waduhujije muri iki gisekuruza turindire muri wowe urukundo rudutegeke maze uturwanirire nta n'umwe wakwishoboza cyangwa batakumenye nabo ubihishurire komeza umugeni wawe ukomeze isezerano maze tugutegereze turi itorero rishitse maze tugutegereze turi itorero rishitse ikintu uwo munyabuntu ubu ndamutegereje kuko bitashiriye aho tuzabana nawe iteka kandi abamutegereza abongerera imbaraga azabambika amababa bazatumbagira nk'ibizu urakoze mukiza warakoze muremyi ukomeza umurimo watangiye muri jye mbonye ko wamvanye kure n'ibyo wanga byose mbonye ko wamvanye kure n'ibyo wanga byose urakoze mukiza warakoze muremyi ukomeza umurimo watangiye muri jye mbonye ko wamvanye kure n'ibyo wanga byose mbonye ko wamvanye